Uburezi bwuje ireme ni isoko y'ubuzima bwiza bw'ejo hazaza. Ishuri ryiza naryo ni umuyoboro utugeza ku nzozi zacu tubikesheje uburezi bwuje ireme. Ukeneye kumenya isoko umwana wawe yavoma ubumenyi bwamwubakira ejo heza ndetse bukamuha impamvu izamusazisha neza. Peace and Hope Academy yakubera igisubizo kirambye. Ni ishuri ryiza rirera abana bo mu mashuri yose y'incuke ndetse n'ibyiciro byose by'amashuri abanza kuva mu wa mbere kugera mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Witinda rero, ihutire kwandikisha umwana wawe hakiri kare maze tumutyaze mu bumenyi, ubwenge, umuco, indangagaciro ndetse n'ikinyabupfura biri ku rwego ruhanitse. Twatangiye kwandika abana bashya ndetse n'abahasanzwe guhera ku wa mbere Kanama kugeza Nzeri irangiye. Nta gushidikanya rero, korana natwe tuguhe impamvu izagusazisha neza kuko serivisi dutanga ntizigawa. Peace and Hope Academy ni ishuri riherereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Gasharu, umudugudu wa Gasharu. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero 0783366138 cyangwa se 0789243282 cyangwa 0788312740. Peace and Hope Academy. Education is the passport to our future. Don't miss.